mwiriwe murakoze kumpa aka kanya ndahina ntabwo mvuga byinshi ariko amateka y'iki gihugu umenya cyane cyane ayo gutotezwa kw'abatutsi ubuzima bwanjye busa naho ari inshamake yabyo kuko muri 59 ababyeyi banjye babaga kuri Busogo hariya mu Rwankeri bari barahagiye bavuye mu Buriza mu ntangiriro ya 40 bagiye mu buyobozi mu Rwankeri muri 59 rero nari mfite imyaka 9 ku buryo nibuka igitero cya mbere cyaturutse ahantu hitwa ku Murama byari mu ntangiriro z'ukwezi mu mpera z'ukwa 11 ku Murama ni abazi kuri Busogo iyo ureba kuri uruhande hari hitwaga mu Buhoma hanyuma mu Rwankeri hari ahagana ku Birunga ndibuka rero ukuntu icyo gitero cyabaye nari muto ariko ndi umwana ugira amatsiko menshi nabonye ababyeyi bahagurutse mbona bafite amacumu biranyobera ndakurikira ariko ngeze imbere subira mu rugo ntewe ubwoba n'abantu basohotse mu Masaka nanone bafite amacumu nsubira mu rugo ntavuze menshi rero icyo gitero ni nacyo cyerekana yuko abanyarwanda kugeza icyo gihe bari hamwe abanyarwankeri bagiye guhagarika kurwana n'abanyabuhoma bari baturukaga mu rundi ruhande ndetse icyo gitero baragisesa bakicamo n'abantu babiri ariko mu cyumweru cyakurikiye noneho ni Kamina yaje kudukura iwacu baradufata tunyura mu Ruhengeri nk'icyumweru bategereje yuko tuba benshi batuzana Nyamata turi mu ba mbere rero bageze muri Nyamata muri 59 mu kwezi kwa 12 ibyakurikiye ntabwo mbivugaho byinshi kuko bikunze kuvugwa ntabwo mvuga menshi ariko icyiza nuko kubana batwirukanye n'abarimu bigishaga muri ayo mashuri ku buryo ntabwo twari dufite amashuri twigiye munsi y'ibiti twigiye aho ngenda nibuka aha nahigiye igihembwe kimwe munsi y'igiti cyari kihari ubundi tukimuka ariko Imana twagize nuko twari dufite abarimu bari bafite ishyaka turiga ariko kugira ngo tushobore kwimuka ntabwo byari byoroshye ndibuka ndangije wa gatandatu byari muri 63 ntabwo nagiye ku irise ya mbere birantanga ntabwo irise ya mbere yaje ntabwo nibonyeho biranyobera noneho amashuri asubiyemo haza ngo irise ya kabiri banyohereza Rulindo tuva hano turi babiri tugeze Rulindo n'urugendo rw'iminsi 2 ku maguru kuko nta byo kuvuga imodoka nta n'inzozi turagenda
baturaza directeur yari umupadiri ku ishuri ry'Irurindo, aturaza muri cuisine inyuma. Mu gitondo saa 12 araza araduhagurutsa, aragenda afungura umuryango w'ikigo, aratubwira ngo nta mwanya dufite w'abana b'Inyamata. Turongera iminsi 2 nanone y'urugendo tugaruka mu Bugesera. Ibyo birabereka intangiriro. Icyo nababwira nuko muri urwo rugendo rwo kugaruka tuva Irurindo, nge naravuze ngo mu mutwe wanjye ngo nta kintu nzabonera muri iki gihugu, ku buryo muri uwo mwaka wa 1963 ni nabwo mu mpera z'umwaka haje noneho igitero cy'inyenzi, abiswe inyenzi bari baturutse mu Burundi. Icyo gitero buriya iyo umanuka kuri ririya shuri, kuri biriya bitaro, bavuze yuko hari ishyamba. Muri ririya shyamba bahiciye abantu, inyenzi zimaze gutsindwa, ababyeyi benshi niho babiciye. Navaga i Kayenzi nje kwiga Inyamata, ariko twamaze ayo mezi 6 twageze aho duhindura inzira. Twahanyuraga twiruka, imbwa zitwaye ibice byabo babyeyi bari bahiciye. Hari kiliziya yari iteye ubwoba, Mibirizi hari habipe, naho nahagiye nkora prospection y'izo site zose nazinyuzemo no gutaburura. Tutangiye gushyingura abantu mu cyubahiro, ministeri yabanje gukoresha etude prospective kugira ngo tumenye à peu près aho abantu biciwe ari benshi. Muri iyo prospection aho muri iyo kiliziya batubwiraga yuko iyo prospection yakozwe mu rwego rw'igihugu, ko haba hariciwe 7,000 autour de l'église. Ani Nyamasheke, tumva ari Nyamasheke. Noneho tugiye sur le terrain, nohereje abantu kugira ngo bakore batangire gutaburura. Twafataga icyumweru bagatangira, hasigaye nk'iminsi 2 tugomba kurangiza igikorwa n'ubuyobozi buhari kugira ngo hakorwe gushyingura abantu en dignité. Aho ngaho twaragiye, nagiyeyo kuwa 3 batangiye kuwa mbere, usanga bamaze kugera ku bantu 17,000 kandi batarabarangiza. Ku buryo rero aho twagiyeyo nta n'ubwo igikorwa twashoboye kukirangiza, kuko rujuru yo gushyingura bari bakizana imirambo y'abantu. Donc mu gihugu hose iriya operation nkuko yabaye, nkuko twayibonye Nyamata, yabaye ino operation mu rwego rw'igihugu yo kuvuga ngo igihugu kigire mémoire. Numva ari yo wenda aspect important, kuko iyo hataba za memoriyo nk'iyi twabonye Nyamata, indi memorial buri ikomeye ni ya Gikongoro, hariya Imurambi. Niba hari ahantu bishe bakanataba abantu de manière systématique, ni Imurambi hateye ubwoba. Imurambi barishe, ariko noneho batoranya, cyangwa ndakeka yuko bafataga abana bakabica, bakagenda bakarambika imirambo
bakanyuzaho caterpillar igakompakta bagashyiraho itaka bagakora kush y'abadamu bagakompakta bagashyiraho itaka noneho bakora kush y'abagabo nyuma ku buryo murambi byabaye ikibazo cy'iyo systematisation harimo organisation iteye ubwoba yo kwica ntabwo umuntu yiyumvisha ntabwo twigeze twiyumvisha ukuntu abantu bakwica abantu kuko ni nabo babihambiye hariya muribuka yuko abafaransa baje nyuma baje juste d'ailleurs ntabwo ari nyuma kuko ndakeka yuko bari batangiye kubahamba kuri ubwo buryo ariko systematisation ukuntu yakozwe tubataburura ubwo twagize n'Imana na hariya mu Bugesera buriya mwabonye buriya buhanga ariko ni hirya no hino hose en fait byakozwe na musée yacu y'Ibutare harimo umuntu spécialiste wa traitement des eaux witwa Dr Kanimba ku buryo hose ubwo twashatse ibikoresho kugira ngo dusigere trace zishobora kumara igihe niko byagenze murambi umugiyeyo musanga les ossements zo nta nubwo zarekanye zose abantu ubona structure y'umuntu hano rero iriya mu by'ukuri inyuma abo twashoboye gushyingura inyuma ni amagufa imibiri yari yaravuyeho ariko ahenshi n'amagufa atari hamwe amagufa rero twashoboye kurekipera cyane cyane atemuanya y'ibyabaye ni umutwe ariko nk'ahandi usanga n'amaguru n'amaboko remambo byerekana defo barayatemye ibyo byose icyo nababwira ni uko mu kwibuka tudafite biriya bimenyetso ibintu byakwibagirana vuba niyo mpamvu rero numva kwibuka kwibuka ntabwo ari ukugarura inzika ntabwo ari byo na gato ahubwo ni ukubwira buri muntu uwo ari we wese yuko kiriya kintu cyabaye ntabwo gikwiye kongera kuba kandi na babandi babihakana bakabona neza yuko nta cyabafasha kubihakana kuko bigaragara numva rero uyu munsi twahuye na Unity Club nashimira igitekerezo n'ubundi gisanzweho ariko no gukomeza n'inyigisho zisanzwe zijyana no kwibuka cyane cyane kubwira abanyarwanda ngo habaye ishyano kuko u Rwanda ntabwo ari uko rwari ruteye ariko iryo shyano giye kuzongera murakoze